babonetse kuri urutonde turunyiremo twihuta tubanza tureba bahamagawe kwanza. Yego twihute. Abanyezamu n'intwari Fiacre wa Kaizer Chiefs, hanyuma Buhake Clement Twizere wa Ulensaka Kisa, hanyuma yitwa Ishimwe Pierre wa APR. Abamyugariro niyo mugabo Claude wa PRFC, Omborenga afite na APR, Nshimimana Emmanuel wa Rayon, Mutsinzi Anje wa Zila Football Club, Nkurikiyimana Baliringanji wa Standard de Liège, hanyuma Manzitsi Riwala Hiri Tripoli, Kavita Farnweri Mabaya wa Birmingham Legion FC, hanyuma Nduwayo Alex wa APR, mu gihe bafite kandi Maese Dylan George, Francis wa Inyo, Titus Petange, hanyuma kandi abo hagati ni Bizimana Jihad, Mugisha Bonner, Ngwabije Brian Clovis w'ikipe ya Dieppe FC, hanyuma hari Kayibanda Claude Smith wa Bedford Town na Muhire Keve wa Jamus yo muri Sudani y'Epfo, mu gihe bafite kandi Mukuju Christian w'ikipe ya Elite Football Club. Barutayizamo barimo Mugisha Gilbert wa APR, bafite kandi Hamon Eli Enzo wa Angoulême FC, bafite Kwizera Georgia wa Rhode Island, bafite Nshuti Innocent wa Esperance Sportive des Alzis, hanyuma Ishimwe Aniseti wa Olympique de Beja, bafite Biramayira Bedi wa Tante Setif, bafite Gitega Ruturu wa Fuslaba, Ishimwe Jabir wa Etincelle, ndetse na Niyo David wa Kiyovu. Yego nabo bakinnyi bahamagawe muri rusange. Iberi abakinnyi ba Rayon n'aba APR barimo nabahe? Ngira ngo abakinnyi APR ifitemo bahamagawe n'abakinnyi batanu. Amakipe atuyoborera APR ifitemo batanu. Imibare Iberi Mugisha ifitemo niyo mugabo Claude, ifitemo Omborenga Fitina, ubwo maze kuvuga abakinnyi batatu. Ishimwe Pierre, hanyuma kandi ifitemo Ishimwe Pierre nk'umuzamu n'umukinnyi wa kane, ndetse na Nduwayo Alex n'umukinnyi wa gatanu. Ifitemo n'umudefanseri waguzwe avanwa muri Gasogi, akaba ari umudefanseri usanzwe asimbura muri ikipe ya APR Football Club, ifitemo abakinnyi batanu, mu gihe ikipe ya Rayon Sport ifitemo umukinnyi umwe wenyine rukumbi yitwa Nshimimana Emmanuel Kabange, niyo mukinnyi wahamagawe ubwo muri ikipe ya Rayon Sport, kubera ko muri rusange n'abakinnyi bagera ku 8 bahamagawe, 19 baturuka hanze, 8 bakina imbere mu gihugu. Abandi batatu basigaye rero bakina imbere mu gihugu barimo Niyo David wa Kiyovu, umukinnyi mushya mu kipe y'igihugu Amavubi, uyu muhungu wavuye mu ntare agatizwa Kiyovu ariko n'ubundi aracyari muri Kiyovu. Hanyuma kandi barimo uyu mwana witwa Ishimwe Jabil, akaba ari uyu musore witwa Ishimwe Jabil Ayman, akinira ikipe ya Etincelle, yifujwe na Rayon Sport ariko ntibyakunda ko ayijyamo. Nekereza ko rero ubwo undi urimo muri abo bakinnyi 8 nabo guserega ni batanu ba APR, n'abatatu n'umwe wa Etincelle n'umwe wa Rayon, nabo bakinnyi 8 bahamagawe bakina. Abareye murakiranutse se? Abari nta kibazo dufitanye nabo, kuko waravuze uti ngiye kurundeba Rayon Sport hazahamagarwa Mbarwa. Abareye batari ko Iberi ubushaka iki? Ariko n'ubundi yahamagaye Mbarwa. Ariko kubivuga n'ubundi byaragaragaraga, ngo ni ibintu bigaragaza. Hakoreshwa ikinyarwanda cyitwa Mbarwa, iyo umuntu ari umwe ubwo byitwa Mbarwa. Umubare se? Umubare se ni Mbarwa nyine. Mbarwa. Urumva njye navuze ni abari muri umubare nkene. Ubona abakinnyi bari muri Rayon bazahamagarwa biragoye. Urebye Swad Rayon Sport ifite cyane cyane abanyarwanda ifite bari kwitwara neza. Bamwe mu bafana ba Rayon byabashimisha byamagwa neza. Hasigaye Ruboneka ibyo byagaragara na Clement na Yunusu ari bisakaza. Byagenze gute? Tuhamagara umubencheri umwicaza utaranakina n'iminota ingahe? Turaje mu kanya tujye mu makuru ageze kuri saa 4. Rayon Sport turayiganiraho mu saa ya 2, turayifite yose ko yakabaye. Amwe ntabwo ari bo wavuga basigaye bonyine, bari basanzwe bahamagarwa. Ubwo twakibutsa abantu abakinnyi bari basanzwe bahamagarwa ariko batamagawe, nyamara bari bamaze gusa naho babona umwanya mu ikipe y'igihugu wo gukina no guhamagarwa. Ubwo umuntu yavuga nka Nige na Clement. Impamvu mvuga Clement nuko mu mikino iheruka ubwo Manzi atari ahari yaregize ikibazo cy'imvune, ndibuka ko Nige na Clement niwe wafashe umwanya we akajya akina na Mutsinzi Ange Jimmy, ubona ko ari duo yari tarakunda neza ariko ubona ko yasigariyeho neza Manzi. Nuvuga ngo Clement atangiye ahamagarwa nk'umuswad player, rimwe na rimwe bakamuvanamo muri preselection, agiraho none akajya ajyana n'ikipe y'igihugu nubwo agira none afata umwanya mu gihe mugenzi wa adahari. Nuvuga ngo yaramaze kusa naho yitereka cyangwa se
yibona mu ikipe y'igihugu nk'umukinnyi umaze kuba umukinnyi wa national ariko kuri iyi nshuro ntabwo yahamagawe. Hanyuma utahamagawe nk'uko bivuga ni Ruboneka Jean Bosco nawe yaramaze gusa naho agenda abona iminota yo gukinishwa, nawe yatangiye muri ubwo buryo aganahindura game ahubwo umwe mu bantu basimbura bagahindura umukino w'Amavubi nka match ya Bene. Amace ya Bene twatsindiye hano ku mahoro ntuyibuka 2-1 turi kugenda twishyura, bamushyizemo ku ruhande rw'iburyo imbere asa n'ahindura ibintu, nawe bonaga ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu. Undi mukinnyi utahamagawe ngira ngo ni Hakim Sahabu ndetse na Samuel Gelet, abariko bagiranye ibibazo bya indiscipline kuri bahamagara ku mikino bakiye na Algeria. Umwe yatanze impamvu avuga ko yavunitse nibwo arakimara kuzamura ikipe ya Ruvieri mu cyiciro cya mbere ngo ni Gelet. Hanyuma Hakim Sahabu yavuga ko yari yapanze ibiruhuko bityo ataboneka muri match amicale. Hanyuma binavamo nuko umutoza yanabavuzeho by'umwihariko avuga ati hari abakinnyi dufitemo hano bumva ko ari bakuru ari banini ku ikipe y'igihugu, ati kandi twese iyo twambaye no mwambaro tuba twambaye umwambaro w'igihugu kandi nta muntu uruta igihugu. ubwo ngabo ni impamvu z'imyitwarire, wenda umuntu azakurikirana amenye se byararangiye ntibazongera guhamagara kuko nacyo wagitekereza, cyangwa se wenda hari ubundi buryo bwakoreshwa kugira ngo bagaruke mu ikipe y'igihugu, niba wenda batakerense cyangwa se batanenga umusaruro wabo ari ibibazo bya discipline bashaka guhamagarwa. Ngira ngo Rafael Yoruke we ni ibibazo bya meforme kuko amaze iminsi atitwara neza memo no mu ikipe ye ya ZFC, ni ikipe mu gihugu yaravuye avuga yasubiye iwabo muri Misiri, yavuye mu Misiri yasubiye iwabo. Urumva rero kari gusitaragoringa mu kubona ikipe akinamo no kukinishwa, ariko nawe yari kumwe n'abandi bose muri bya bibazo bagiranye, nawe nyine ntabwo yari yitabiriye umwiherero w'ikipe y'igihugu. Ubwo umuntu yavuga ko ari abakinnyi abo batahamagawe, ariko harimo abafite impamvu nk'abo tugarutseho ba Samuel Gelet ndetse na mugenzi we Hakim Sahabu na Rafael Yoruke. Ubwo nabo sense ariko ntabwo yahamagawe, ariko nekereza ko nta kibazo kibirimo kubera ko ntabwo nabo afite forme na kinini yigize agaragaza mu kipe y'igihugu. Ahubwo wenda icyo abantu bibajije ni kuri Nige na Clement ndetse na Ruboneka bari basanzwe bakinishwa, kongera we na Nshimiyimana Yunusu utakinishwaga ariko nawe wabonaga ko ari umwe mu ba backup ba Mutsinzi Ange Jimmy ndetse na Manzi Thierry. Nka Nige na Clement naje kumenya ko rwose mu buryo tapfa guca ku ruhande, ntabwo we n'umutoza bari kujya imbizi muri iki gihe, yaba Nige na Clement ntabwo bahuza kuko ugiye kuvuga ngo umutoza we wa nationali turi kuvuga nationali turi kuvuga nationali una Adel Amrouche ntabwo bahuje cyane cyane byatangiriye mu gihugu cya Algeria. Igihugu cya Algeria bizi ko u Rwanda mu minsi ishize rwagiye gukina imikino ibiri ya gishuti, ikipe y'u Algeria nkuru ndetse banakina na ekipe cani yaho. Iyo mikino yombi u Rwanda rwaje kwitsindwa, kugira ngo umukino wa mbere Nige na Clement yanakinishijwe, mu byibuka neza ko yakinishijwe. Icyo gihe bamushyizemo muri defense ari kumwe na Kavita Fanuel ndetse na Mutsinzi Ange, bari bakinisha defense y'abakinnyi batatu, imbere yabo hari Ngwabije Brian Clovis. Ntabwo byamugendekeye neza Nige na Clement icyo gihe kuko baje no kumusimbuza mu gice cya mbere kikirangira. Ubwo rero ako no kumusimbuza na nyuma yaho ntiyamukinisha, bashobora kuba baragiranye akantu katatumye nyuma yaho mwibonamo. Wenda ushobora kuvuga ngo Nige na Clement muri iyi pre-season ntabwo yagize ibihe byiza cyane, ariko none pre-season ntabwo wavuga ko ni Clement yari mubi cyane, kubera ko ugiye kubara amakosa yakoze wayabara uhereye hehe. Amakosa twabonye ni ayaba Soane, ni ayaba Pierre, ariko Clement yego n'ibyo ntabwo ari hejuru cyane, nayo ntiyaburamo, arimo amakosa ariko nanone ntabwo yatuma umusiga ugahamagara udakina, kuko sinibaza ko umutoza ahamagara ino kipe y'igihugu ashingiye kuri pre-season, kuko pre-season ntabwo ariyo washingira ubona umukiriya ngo utari warabonye ngo ubone ngo umuhamagare. Kuko nka Neo David na pre-season yakoze muri Kiyovu ntabwo rero yashingiye kuri pre-season. Ayimane ntabwo ari pre-season ashingiye. Reka niba yaramubonye muri ya mikino yo kuri tapi nuzi ya mikino ya Esperance Football Tournament iri Eric yarayikurikiranaga. Reka niba ariho yamubonye, urumva ubwo aho namenya, ariko nuvuga ngo byaba nabyo ari ikibazo umutoza ahamagara umukinnyi atigeze abona mu byitwa ngo ibibara, wowe ukamuhamagara uko wamuboneye mu bitabara. Kuko erega n'iriya mikino yari yateguwe na Cyucyuri yari kuri tapi i Nyamirambo, iriya nayo ntabwo ku bantu bari gushaka bari kureshya abakinnyi nk'amakarabu, ushobora kuvuga uti n'umukinnyi reka tumuzane tuzatangirane nayo prison naba yitwa neza tuzamusinyisha. Ariko ntabwo muri national avuga ngo ujye kuri umuntu bari abantu baba barakoranye imyitozo, ni umukinnyi ku giti cye uzana ubuhanga bwe tukabuhuriza muri ekipe. Abantu byumve neza, ntabwo turi kugaya kuba yahamagaye uyu Jabiru, ahubwo turi kuvuga ngo abakinnyi yahamagaye yababonye niyo mpamvu twarimo tugendera ku kintu cyo kuvuga ngo Clement ntabwo
impamvu yo kudahamagarwa si uko muri pre-season performance itari ku rwego rwo hejuru ugereranyije niyo yagaragaje muri shampiyona. Aho turimo tubihuza kugira ngo abantu batagira ngo ni iyo meforume cyangwa se uko kutitwara neza uko yari asanzwe yitwara kwa Nige na Clement muri ino mikino y'EPR yakini muri no pre-season kwatumye adahamagarwa. Turi kugenda tuganisha noneho ku cyatumye ahubwo cyanyacyo cy'ukuri cyatumye badahamagarwa. Yes, ngayo rero ngo kuba Amavubi navuga yuko bagiye kwitegura ariko nyine harimo impinduka urabona yuko Amavubi harimo impinduka mu bijyanye n'abahamagawe ndetse n'abatahamagawe ubwo tubijyaniranye nko kuri Ruboneka we urebye sezishize yari umukinnyi mwiza no muri pre-season yari umukinnyi mwiza rwose ntabwo wavuga ko yigize yitwara nabi mu ikipe ya APR afite umwanya ubanzamo mu ikipe ya Taleb Abdelrahim muri ikipe ya APR irimo abanyamahanga ntekereza ko we nta kudropinga form kwanabayeho ahubwo wenda kutamuhamagara nuko wenda umutoza hari abo yabonye agomba guhamagara bigatuma asiga Ruboneka ariko ngira ngo ntabwo yabihurizaho n'abantu benshi kuba yasize Ruboneka Bosco ko n'umukinnyi nuva muri pre-selection mu mediateur b'abanyarwanda ntabwo wundi Ruboneka yakabaye aburamo adafite ikibazo cy'imvune cyangwa we nk'umutoza mutaragiranye akrosha cyangwa ikibazo nk'ibyo twavugaga by'abakinnyi twavuze hejuru batageze bahamagarwa umukinnyi atarageze kuko urabizi ko umutoza niwe ufata icyemezo cya nyuma umukinnyi mu myitozo cyangwa se muri kampi biheruka hari ubwo umukinnyi aba yaramweretse ibintu by'uko rimwe umutoza akubwira ngo baro tugiye kwataka tugiye iburyo kina rimwe akakwihanangiriza rimwe kabiri gatatu ariko akajya abona wowe ntufite ubushake bw'uko uhinduka kuri icyo cyemezo cyangwa se kujya mu byo umutoza yifuza iyo agiye guhamagara indi selection ikurikira avuga ati uriya mukinnyi narebonye ko aramvuna mu myitozo iyo turimo turategura umukino kandi tuba dufite igihe kinini akenshi rero ku mukinnyi iyo utaranaba titrene contestable cyangwa se umukinnyi ubanzaho mu buryo buhoraho akenshi filozofi z'umutoza muri karabu yaziguyemo ariko yagera muri ekipe nationale kwinjira cyangwa se guhuza n'imyumvire n'imitekerereze y'umutoza uburyo ashaka game approach ubwo buryo gutegura uburyo bw'imikinire n'uburyo ashaka ko ikipe izagikina umukinnyi kubigwamo neza ngo afitingemo neza bikaza kwanga ariho hantu umutoza avuga ati turabona Ruboneka ari mwiza nkuko turimo turavuga nk'umukinnyi witwara neza ariko umutoza mu ndorerwamo ya nationale uburyo bw'imitekerereze yo gushaka gukinisha abo bakinnyi bakira muri mediane naho yahamagariye Ruboneka ashaka kumukinisha ko yahamagara mediateur avuga ati amediateur mpamagaye abangaba ndifuza kuzabakinisha muri iyi role ko ruvuga ngo umupira w'amaguru ubu ngubu ugezweho nubwo tuvugira ngo abantu bari gukina ngo kuri kabiri no kuri gatatu iyo iba ari igishushanyo cy'uburyo abakinnyi bagomba guhagarara mu kibuga cyangwa se ibyo muri cyongereza bita tactical formation ariko umupira w'amaguru ugezweho akenshi abakinnyi babarirwa muri role bakina ku kibuga cyangwa se akazi yahawe mu kibuga bitandukanye n'imyanya mu buryo buri arikayike so ashobora ku buryo yifuza mu guhamagara Ruboneka Bosco na rora bayifuza kumuha muri ekipe nationale cyangwa se akaza bayifuza kumuha muri la mediane ashobora kuba muri pre-selection iheruka uwitwa Ruboneka atarayiguyemo neza yaranagoragoje ntibikunda bavuga ati rero kuri no shuro reka ngerageza abandi bakinnyi babiri bashya kandi nabo nshaka gushyira muri ya role nifujemo Ruboneka Bosco ndebe ko byaza gukunda aho ashobora kuba ari kuri Ruboneka Bosco ariko kuri Nige na Clement byo tuyavuze nibyo by'uburyo umukinnyi yahawe umwanya yasimbuzwa akagira reaction itari nziza mu myitozo yakurikiyeho ashobora kuba hari ibyo umutoza amubwiye Ronald ukuntu ruvuga ngo ushobora kuba ati mugaragu ngayitereke nkakora geste imwe yo gukoresha ikiganza gutya nkavuga toka nkakoresha ikiganza ntavuze akenshi wowe tubibona ko namaganye ibyo uvuze ako rero uriye musore nk'umutoza hari nk'utuntu nk'utwo ubugenda umutoza abika akavuga ati niba umukinnyi yatangiye kunyera kutuntu nka turiya yazamutse kandi muri kirazira ko umukinnyi aremera kuruta umutoza iyo umukinnyi yazamutse uwo mutoza ukajya hasi bivuze ko kuzafata icyemezo ugendeye no kuri uwo mukinnyi bizagwa so uto tuno umutoza hagati ya Nige na Clement ndetse n'umutoza twabaye muri selection iheruka yo muri Algeria twatumye adamagarwa kuri Yunusu we ni ukugira ngo umutoza ashakisha abone ko n'ubundi Yunusu arakira muri ekipe ya APR n'ubu ngubu rimwe na rimwe ino sezo atangiye abona umwanya ubushize byari byabaye so anakabona umwanya nava ko Nige na Clement nawe ntabwo ari abatitirene contestable cyangwa se umukinnyi uhoraho 100% ubanza mu ikipe ya APR n'ubundi muri national arahamagarwa ariko gukina ntabwo akina niho umutoza yavuze ati reka none ngerageze shake andi masura mashya muri no axe nayo nyahe umwanya nebe no muri pre-selection azafitinga uyu mukuju Christian ndabona yaravukiye mu gihugu cya Australia ku bantu wenda cyane kari no bwa mbere hamagaye mu ikipe y'igihugu umukinnyi ukina nka nimero
umunani cyangwa se nka nimero 10. Yego ni muri Arone nakubira nyine muri ya myanya Ruboneka yasizwemo bashizemo undi muntu. Akina mu kipe ya Elite Football Club. Ubwo reka turebe ko wenda hari cyo za gufasha mu kipe y'igihugu cyane cyane nk'aba bakinnyi tuba tuzi bavukiye muri bihugu byo hanze, no gutegereza tukareba ko baza kwitwara. Twabonye ba Kayibanda Smith akaba ari umukinnyi wa Luton Town ariko yamaze kumutiza ntabwo agifite umwanya muri Luton. Ubwo reka turebe na ba Darire Nkurikiyimana ko hari cyo baza kugaragaza kubera ko mu mikino iheruka ntabwo yabakoresheje, ubwo ndavuga mu mikino y'igicuti bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria. Ubwo baraza kutubwira igihe batangirira camp kubera ko bafite umukino ku itariki 6 bazaba bari uyo mu gihugu cya Nigeria bakina n'ikipe y'igihugu ya Nigeria the Super Eagles. Mu gihe ku itariki 9 bazaba bari Johannesburg bakina n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Ubwo byanze bukunze iki cyumweru kigomba kurangira bagiye muri camp. Ubundi camp bagomba kwinjiramo muri weekend. Niko kuri gahunda bimeze ku cyumweru. Reka turindire Amavubi tuyaharire Samiri. Tuyaharire Samiri gute? Nibigenda neza azajyana nayo. Samiri wamaze kubona passport de service. Wamaze kwitoza. Naringize ngo ni ibindi. Wamaze kwitoza Igbo language. Bana. Ururimi bivuga muri Nigeria. Na fufu. No kurya fufu na za muhungu w'Iburera rwose arajya aho bita uyo ahita akomereza no muri na Johannesburg. Na Joburg. Urugendo ko kujya Johannesburg. Uvuga ngo kuva mu burengerazuba bwa Afurika ukajya mu majyepfo ya Afurika. Flat Cape ye Anto Chicago bana azahindura ingofero azatwara nk'iza Riderman. Kurera uzasubira ubu ngubu koko. Agomba kuva Joburg gutugira Iburera udaciye Kigali. Samiri rwose arimo aritegura ubwo barimo aritegura kugira ngo nyine bazajyane. Ubwo tubabwire ko rero ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite amanota 8 iri kunganya na Benin. Gusa u Rwanda nta gitego ruzigame nta n'umwenda, Benin irimo umwenda w'igitego kimwe, niyo mpamvu Benin iri ku mwanya wa 3 u Rwanda rukaba ku mwanya wa 2. Afurika y'Epfo irayoboye na amanota 13 mu gihe Nigeria ifite amanota 7. Uze nka Amavubi dutsinze Nigeria twaba tuyisezereye burundu muri zino qualification. Ubwo Nigeria yaba yapepeye kuko tuyibutse ko hano na makipe ayoboye amatsinda azahita abona itike direct. Hanyuma ane ya kabiri yitwaye neza azahura hagati yabo abonekemo ikipe imwe izajya gukina playoff n'ikipe yo muri Aziya. Hanyuma rero muri Rayon Sport twinjiremo muri Rayon Sport.